Mu rugendo rw'ubuzima, Imana ntabwo igipfa guhindura amateka y'umuntu itabanje kumutunganya. Iyo ugiye guhura n'ikintu gikomeye kandi kigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, ntabwo ibyo bintu Imana ijya ibihubukira, ahubwo irabanza ikagutegura mu buryo bwose bushoboka. Kuko icyo kintu kidasanzwe Imana iba igiye kugukorera mu buzima bwawe ntabwo kizaza nk'impanuka, ahubwo bizaza bikubiye mu bimenyetso ndetse n'ibihe bikomeye bibibanziriza. Ibi byose bikaba biba bigamije kuguha ubushobozi, kwagura umutima wawe no kuguha imbaraga zo kwihangana mu bigeragezo. Nimba uri guca mu bihe bikomeye muri aka kanya, mu mwijima cyangwa se mu minsi mibi, ijambo rimwe nakubwira ni humura. Kuko rimwe na rimwe ibona ibintu bikomeye cyane mu buzima bwawe, ntabwo yabivuze ko urimo gutsindwa, ahubwo yabivuze ko Imana iri kugutegurira ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Abantu benshi kuri ino si bafite amateka akomeye, nabo banyuze mu bihe bikomeye. Iyo Imana igiye kuguhereza umugisha kandi mu buryo nawe utatekerezaga, ibanza gufata ubuzima bwawe ikabwubaka bundi bushya, maze ikagukuramo intege nke, ikakwambikamo imbaraga nshya zizagufasha guhagarara ku gasongero k'intsinzi yawe. Rero niyo mpamvu muri aka kanya nakubwira ngo ibyo uri gucamo ubu ngubu ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ahubwo niryo tangiriro ryawe ryo kuzamurwa mu ntera. Nimba ujya wisanga muri ino situwasiyo cyangwa se kwibonaho bino bintu ngiye kukubwira, menya ko Imana iri kugutegurira ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Nge ubategurira nkanabagezaho bino biganiro nk'ibisanzwe, nitwa Pati, mbahaye ikaze. Dore bimwe mu bimenyetso 5 bizakwereka ko Imana iri kugutegura ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya mbere, uzahura n'ibibazo mbere y'uko Imana ikuzamura mu ntera. Mbere yo kuva ku rwego rumwe ugera ku rundi, urabanza ugahura n'ibigeragezo ndetse n'ibibazo bikaba byinshi mu buzima bwawe. Ibi byose ntabwo Imana iba iri kwemera ko bikubaho kuko ibikwanze, ahubwo nibwo buryo Imana ikoresha kugira ngo ikurememo imbaraga zo kwakira ibindi bizaza. Kuko ntabwo yabisobanuye ko nimba Imana igiye kugukorera ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe, ko n'ibibazo nabyo bizajya kure yawe. Kuko kutera intambwe muva ku rwego rumwe ugera ku rundi, ni nako n'uburemere bw'ibibazo bugenda burutana. Rero niyo mpamvu Imana ibanza kugucisha mu bibazo bigoye kugira ngo n'ubutanuhura na bya bibazo uzabashe kwiyakira cyangwa se uzabashe kwiyadapta muri bya bibazo. Mu gihe uzaba uri kumva uremerewe, ugorwa kandi amarembo yose afunze, ntukabigireho ikibazo cyangwa se ngo utere umugongo umuryango w'intsinzi yawe, kuko icyo gihe ntabwo uba urimo gusenyuka, ahubwo Imana ibirimo irakubaka. Muri buno buzima tubayemo bwacu bwa buri munsi, nta kintu cy'agaciro gipfa kwizana gutyo gusa. Tekereza ko na zahabu na za diyama tuzi ko bihenze, byose bituruka mu rwondo. Nawe rero gutabarwa kwawe ntabwo bizanyura mu nzira z'ibyishimo, ahubwo bizanyura mu nzira z'umubabaro, kuko Imana izaba iri kuguteguramo ikintu gikomeye cyane. Kuko Imana ntabwo izaguha umugisha itabanje kwagura umutima wawe ndetse n'ubushobozi bwawe bwo kwihanganira ibibazo, kuko uwo mugisha Imana yabiguhaye wazagusenya aho kukubaka. Kuko akenshi nta bushobozi uba ufite bwo kurinda icyo uzaba ugiye guhabwa. Nimba ibibazo bikugarije muri aka kanya, menya ko n'Imana igiye kugushyira ku rwego rushya ruzagusaba imbaraga nshya mu buzima. Nimba uhura n'ibibazo n'ibigeragezo bikaze mu buzima bwawe, menya ko ibyo bibazo n'ibyo bigeragezo bitabije mu buzima bwawe bije kukurimbura, ahubwo yabije gukora ibi bintu 3 by'ingenzi ngiye kukubwira bikurikira. Icya mbere, biba bije kwagura ubushobozi bwawe bwo kwakira, cyangwa se icyo twakwita mu ndimi z'amahanga capacity building. Iyi Imana igiye kuguhereza urwego rwisumbuyeho nk'akazi kadasanzwe, ubwiza, amafaranga cyangwa se izindi nshingano zisumbuyeho, ntabwo yabiguha ukiri wa wundi wo mu ntera yo hasi, kuko umugisha mukuru uzuherekejwe n'inshingano zikomeye. Rero niyo mpamvu Imana ibanza gushyira igitsure ku mutima wawe ndetse n'intekerezo zawe, kugira ngo ubanze umenye kwihanganira ibibazo. Icya kabiri, biba bije guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Iyo ubayeho utuje kandi ufite umutekano wose, cyangwa se icyo twakwita comfort zone mu ndimi z'amahanga, ntabwo wapfa gutekereza intambwe iguteza imbere. Ni hahandi Imana izakoresha igitsure ndetse n'akababaro k'akanya gato kugira ngo ikwerekeze mu bundi buryo cyangwa se mu bundi buzima. Icyo gihe kwizirika ku bintu by'ahahise biragabanuka, kubera ko muri wowe uba wumva udatuje, maze bigatuma amaso yawe ndetse n'imbaraga zawe ubyerekeza ku gushaka ibisubizo bishya. Kandi ibyo bisubizo ni nabyo bikubera ikiraro kikugeza ku ntera nshya. Muri make, igitsure cyose ubona mbere yo kuzamurwa cyangwa se ibibazo byose uhura nabyo mbere yo kuzamurwa mu yindi ntera, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana yagutereranye, ahubwo ni igihamya cy'uko igiye kukwambika ikamba rishya, ariko ikabanza ikakwambura imyenda ishaje itajyanye n'iryo kamba rishya igiye kukwambika. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko Imana iri kugutegura, izatangira gukuraho ibintu bidakenewe mu buzima bwawe. Ushobora gutakaza inshuti, akazi cyangwa se izindi nshingano runaka. Gusa ibi ntabwo yabivuze ko aba ari umuvumo, ahubwo ni Imana ibiri gukura ibintu bitagufitiye akamaro mu buzima bwawe, kugira ngo isigaze umwanya uhagije w'ibintu bishya kandi bikomeye igiye kugukorera. Mu buryo bw'iyobokamana ndetse n'imitekerereze ya muntu, ntabwo ushobora kwakira ikintu gishya mu ntoki zuzuyemo umwanda. Iyo Imana itangiye gukuraho abantu, imiryango cyangwa se imishinga runaka mu buzima bwawe, ntabwo yabisobanuye kuri mu gihano cy'Imana,
ahubwo yabivuze ko ibiri gukora isuku y'ahazaza hawe binyuze mu ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere, ihame ry'umwanya ndetse n'ubushobozi, cyangwa se ibyo twita mu ndimi z'amahanga principle of capacity. Umutima, intekerezo n'igihe cya muntu bifite umupaka. Ntabwo ushobora kugira inshuti z'ukuri 50 cyangwa se ngo ukore akazi k'ubwoko 10 icyarimwe maze utwo tuzi twose tuzatanga umusaruro ungana. Rero iyi Imana iri kubona ko hari abantu cyangwa se ibintu bikurangaza bikagutwara igihe kandi nta n'umusaruro bitanga mu buzima bwawe, ibikuraho. Ibi ikabikora kugira ngo isige umwanya uzajyamo abafatanyabikorwa bashya, ibitekerezo bishya n'amahirwe ahuye n'icyerekezo gishya kigukwiriye. Ingingo ya kabiri, uburinzi bufatika nawe ubwawe utaruzi. Nk'ibisanzwe twebwe nk'abantu tureba iby'icyo gihe cyangwa se iby'ako kanya, ariko Imana yo ikareba ahazaza. Ushobora kuganya kubera kutakaje akazi cyangwa se inshuti mumaranye imyaka, ariko Imana ikaba yabonye ko uwo muntu cyangwa se ako kazi kagiye kukugusha mu kaga mu gihe gito, cyangwa se nanone abo bantu n'ako kazi bakazaba inzitizi mu gihe cy'amasezerano yawe. Kuba Imana yakuraho ibyo byose ntabwo ari igihombo, ahubwo buba ari uburinzi Imana ibiguhaye nawe ubwawe utazi. Mu buhinzi kugira ngo igiti cyere imbuto cyangwa se ibihingwa byere, habaho igikorwa cyo kwicira hagakurwaho ibidafite umumaro kugira ngo cya giti cyangwa se bya bihingwa bizabashe gutanga umusaruro ufatika. Iyi Imana ikuye ibintu bimwe mu buzima bwawe ibiri gutunganya ibindi kugira ngo imbaraga zawe ndetse n'ubwenge bwawe bitagendera ubusa, ahubwo kugira ngo bizakore ku kintu gikomeye kiba kigiye kuza mu buzima bwawe. Mu magambo make, gutakaza abantu cyangwa se ibintu ntibiba bisobanuye ko ugiye gusubira inyuma, kuko rimwe na rimwe wari uburyo bwiza Imana ikoresha iri kugusunika kugira uve mu mfuruka ntoya wari urimo maze ikujyane mu mfuruka nini, aho iba igiye kuguhera umugisha uhuye n'icyubahiro cyayo. Ibitari ibyawe Imana ibikuraho kugira ngo iguhereze ibigukwiye. Dore ikintu cya gatatu kizakwereka ko Imana iri kugutegurira ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Ugira igishikamwe imbere muri wowe cyangwa se bya bintu udashobora kwikuramo. Ibi ni handi ubutangira kumva ko hari ikintu gikomeye kiri gukorera imbere mu mutima wawe kikaguhangayikisha, ariko mu buryo bwiza. Mbese muri make kikagukangura, kikakwibutsa ko hari ibindi ushoboye cyangwa se ko hari intego Imana iguhamagarira gukora. Ibi ntabwo aba ari amarangamutima asanzwe aza agahita agenda, ahubwo ni ikintu gihora kigahora gikomanga ku mutima wawe. Hari igihe umuntu aba abayeho mu buzima busanzwe ariko akumva mu mutima we ntabwo atuje. Yego ushobora kuba ufite akazi keza, inshuti, amafaranga cyangwa se ubuzima bwiza, ariko muri wowe ukajya wumva ko hari ikintu kibura. Ibi nibyo twita kugira igishyika. Ibi ni nk'aho Imana ibiri gukomanga ku mutima wawe kugira ngo ikuvane aho uri maze ikujyane ku rwego rushya. Uzatangira kumva ushaka impinduka zikomeye mu buzima bwawe, yewe ndetse n'indi uzatangira kumva urambiye ubuzima ubayemo, ndetse n'ibintu byakunezezaga mbere ntibibe bikikunezeza. Aho gukomeza kubaho uko bisanzwe, umutima wawe ugatangira kukubwira ati hari ibirenze ibi, ufite intego zirenze izi, ntabwo ukwiye kuguma aha. Ibi ngibi nibyo uba wibwira wowe ubwawe mu gihe uri muri ino situwasiyo. Gusa ntabwo yabivuze ko uba uri kwivumbura ku buzima ubayemo, ahubwo burya ni Imana ibitangiye kukwereka icyerekezo gishya mu buzima bwawe. Kandi nanone mu gihe uzaba uri muri ino situwasiyo, hari ibitekerezo cyangwa se inzozi bizahora bigaruka mu buzima bwawe. Ushobora kugira inzozi zo gutangira ikintu, gufasha abandi, gukora imirimo runaka cyangwa se guhindura ubuzima bwawe. Gusa niyo wagerageza kubyikuramo cyangwa se kubyirengagiza, bihora bigaruka kuko uhora ubibona mu bitekerezo bya buri munsi, mu masengesho yawe, ibyo usoma cyangwa se ibyo wumva. Kandi nanone abantu bagora bakubwira ibintu bifitanye isano n'uwo muhamagaro. Ibi ngibi biba bisa nk'aho Imana iba iri kugusunikira ku ntego yayo. Nanone kandi iyo uri muri ino situwasiyo utangira kwiyegereza Imana cyane. Akenshi Imana igiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe, ibanza guhindura umutima wawe. Ushobora gutangira gukunda gusenga cyane, kumva ushaka gusoma Bible cyane, gushaka ahantu hatuje gufasha gutekereza neza, cyangwa kumva ushaka kuva mu buzima bw'ibyaha ndetse n'ibintu bikurangaza. Ubu ni uburyo Imana ikoresha bwo kuguhinduramo imbere mbere yo kuguhindura hanze. Iyo umuntu atiteguyemo imbere muri we, ashobora kwakira amahirwe cyangwa se umugisha, ariko ntashobore kubyitwaramo neza. Niyo mpamvu Imana ibanza gushyira uwo muriro cyangwa se icyo gishyika mu mutima wawe kugira ngo ugire inyota yaho igushaka. Ikigeragezo cya kane uzahura nacyo kizakwereka ko Imana iri kugutegurira ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Ibitero bya Satani bizaba byinshi kuri wowe mbere y'uko Imana ikwicazanya n'ibikomangoma, cyangwa se mbere y'uko ugera ku gasongero k'intsinzi yawe. Iyo ugiye gutera intambwe ikomeye mu buzima bwawe, nibwo intambara ndetse n'ibizazane biba byinshi kuri wowe. Ibi ni biba bigaragaza ko umwanzi azi neza ko umugisha wawe uri hafi, maze akagerageza kuguca intege mbere y'uko ugera ku ntsinzi yawe. Mu mategeko y'iterambere ndetse n'ay'iyobokamana bavuga ko ukwiyongera k'urugamba bidasobanuye ko uri gutsindwa, ahubwo ko aricyo kimenyetso ndakuka cyerekana ko uri kwinjira mu gace k'umugisha. Hari n'indirimbo ibivuga neza ivuga ati iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ntuzajya ubona ibibazo n'ibitero bijuru ufaya mu buzima bwawe, haba mu byerekeye ubuzima, mu gutandukana n'inshuti, ubukungu cyangwa se mu bitekerezo byawe. Jya umenya ko biterwa n'izi mpamvu zikurikira.
Impamvu ya mbere, biba bigerageza gushwanyagura icyizere cyawe ndetse n'intumbero yawe. Intego nyamukuru y'ibitero nk'ibi bisimburanye ubutitsa ntabwo aba ari ugusenya umugisha Imana iba igiye kuguhereza, kuko umwanzi nta bubasha afite bwo gufunga iby'Imana yafunguye ku buzima bwawe, ahubwo intego zabyo aba ari ugusenya intekerezo zawe ndetse n'icyizere cyawe. Ibi ngibi uzabibona neza mu gihe uzaba uri muri cya gihe cy'ibibazo bikomeye, uzahita utangira kugira ubwoba muri wowe, maze utangire gucika intege ndetse no kwitotombera Imana, cyangwa se rimwe na rimwe ukareka n'imishinga yawe wari urimo. Rero iyo uretse gukora uba umeze nk'aho uri kwishyira mu maboko y'umwanzi, maze rwa rugamba wari ugiye kurangiza ibitero bikaza ari byinshi bikuvugiriza induru, kugira ngo uhite uhindukira maze urebe inyuma, nturebe umuryango uri gufunguka imbere yawe. Mu buzima busanzwe bw'ikiremwa muntu twese turabizi ko iyo umubyeyi agiye kubyara abanza akajya ku bise, kandi ibyo ngibyo bikaba mu minota ya nyuma mbere y'uko umwana avuka, kandi uko amasaha yo kubyara yegereza ni nako n'ububabare bugenda bwiyongera. Ibi ni nako biba bimeze mu buryo bw'ubuzima ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ibise by'ubuzima bwawe cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwawe bishobora kwiyongera kuko umugisha wawe mushya n'icyerekezo cyawe gishya biba biri hafi kuza. Muri make ntuzajya ubona ibitero bikaze cyane mu buzima bwawe bikurunguruka impande z'imfuruka zose. Jya uhumeka utuje cyane kandi ukomere, ntugakunde kwibaza uti kuki bikugendera gutyo, ahubwo jya utunganya intekerezo zawe maze ubwire umutimanama wawe uti ibi bitero binkubita ni ikimenyetso cyerekana ko amasezerano yanjye ari hafi gusohora, kandi ko vuba bidatinze ibyago ndetse n'amakuba bigiye guhinduka amateka yawe. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma kizakwereka ko ibyago amakuba byose waciyemo mu buzima bwawe cyari ikimenyetso cy'uko Imana iri kugutegura igiye gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Nyuma y'ibyo byose uzatangira guhirwa bidasanzwe mu buzima bwawe, utangire kubona imiryango yawe ifunguka mu buryo bw'igitangaza, ndetse n'abantu batandukanye bazatangira kugufasha ari nta mpamvu igaragara. Ibi byose baba ari ubuntu bw'Imana baba buri kukwibutsa aho ukwiriye kuba uri. Muri rusange twese abantu tumenyereye ko kugira ngo umuntu agere ku kintu runaka bimusaba gukora cyane ndetse no kudacika intege, cyangwa se kuba afite amashuri ndetse n'ubumenyi. Ariko Imana igiye kugushyira ku rundi rwego, irenga ayo mategeko asanzwe ya muntu, ikazana ikitwa umugisha udasanzwe mu buzima bwawe. Ibi ni ibimenyetso bigaragara binyuze muri izi ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere, kurandura umuruho n'amaganya mu buzima bwawe. Hari igihe ubuzima bwawe buba bwararanzwe n'umuruho mwinshi, ugakora cyane ukazamuka gake cyangwa se nanone ntagire icyo ugeraho. Iyo kino kimenyetso kije uhita ubona impinduka zikomeye, maze imbaraga nkeya wakoresheje zikabyara umusaruro munini. Abantu batandukanye ndetse n'abo utaruzi cyangwa se n'abataragukundaga bazirukankira kukugirira neza, kukuvuga neza aho utari, ndetse batangire bumve bafite n'icyifuzo cyo gushyigikira imishinga yawe kandi ntacyo bahaye. Mbese muri make nubona utangiye guhirwa mu buzima bwawe, ntukabyitiranye n'amahirwe cyangwa se ngo bugire mu bwibone, ahubwo umutima wawe ujye ushima Imana kuko ibigiye kukwambika icyubahiro n'icyerekezo birenze ubwenge bwawe ndetse n'imbaraga zawe, kuko kino kiba ari ikimenyetso cy'uko Imana yaguhaye umwuka w'umugisha mu buzima bwawe, igatuma uwo uhuye nawe wese abona ko ukwiriye gufashwa ndetse no kuzamurwa mu ntera. Mvugira ati amen, wowe Imana yagiriye neza ikagukura mu menyo ya rubamba ikakwicazanya n'ibikomangoma, none kuri ubu ngubu ukaba ubayeho mu buzima wifuzaga kubamo. Gusa nawe utarabugeramo, humura, Imana iracyari kumwe nawe, izagenda ibikora gake gake. Ibyo byago ndetse n'ayo makuba uri gucamo ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana igiye kugutabara. Nimba wizerera mu Mana kandi akaba ari no bwa mbere warugeze kuri love_p, ndagusaba ko wakanda subscribe, comment, share ndetse na like, nabyo ni ingenzi cyane ntubyibagirwe. Nanababwira ati ni nano dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Mwakoze kubana nanjye, ngitwabanaga nk'ibisanzwe, nitwa Pati. Imana ikomeze ibarinde.